Yesu niwe bendera ryacu, ni nawe rutare twe twubatseho. Elisa asaba Eliya yamusabye imigabane ibiri, amusaba n'umwitero ngo yo ku mwuka we. Joshua kugira ngo bakore bafashe ibisate by'amategeko babishyira mu isanduku, bafata inkoni mu isanduku, manu mu isanduku, ibishushanyo by'abakerubi n'abaserafi mu isanduku, bakayitwaza imbere, bakayitwaza. Ariko uyu munsi ntidukeneye ikanzu ya Eliya, ntidukeneye inkoni ya Mose, ntidukeneye isanduku y'isezerano. Ibyo byose byazingiwe hamwe, byazingiwe hamwe. Kristo ubwo buhanuzi ko Bibiliya yabitubwiye, yashimye ko kuzura k'ubumana bwose Abisiraheli babugendanaga mu isanduku. Hari umuntu uvuga ngo kuki yohereje Satani mu isi. Reka nkubwire ngo Paul sa nubwo Satani yaje, ariko nyuma ye Kristo yaramanutse. Imana ishimwe. Ntabwo ibirenge bya kandi haje urusha imbaraga Satani. Satani yaramanutse. Bibiliya iravuga ngo abamarayika baravuga ngo ubonye ishyano wasiga. Hari abantu bafite imyizerere ko umuntu apfa akazazukira ahandi. Babikura mu nyigisho, bamwe babita abaginuso, hari abanikolayiti, hari na ba seretusi, bagiye bigisha ibyo bintu babikuriye kuki. Mose ajya muri Egiputa yatumwe iruhande rw'igihuru cyaka umuriro. Reka nkubwire ngo nta wundi muntu wari uhari. Noneho bizuzura umunsi tuzamburwa uyu mubiri, ari wo munsi mukuru Abisiraheli bizihiza bita Kristo ntiyigeze ataka kabone anikoreye umusaraba. Ntiyavuze ngo ni mu ntabari, ntiyigeze atabaza, yacecekeraga imbere. Ko Pilato yarababwiye ngo nimureke tubambure Baraba, mureke tubambure Yesu tubambe Baraba. Barambwira uti hoye, bamba Yesu. Yesu abambwa mu mwanya wa mujura. Noneho ruharwa mu mujura ruharwa. Noneho na Isaka yari afite uburyo bwo gupfa, yaboshywe, yaziritswe ku gicaniro, bamuryamishije ku gicaniro, umushyo uri hejuru ye, umuriro waka. Agiye kumva yumva ijwi rivuga ngo hoya. Ijwi ryabwiwe Isaka ryagarutse mu matwi ya Baraba. Yes, ndagushimiye ko ino video yifunguye, ngusabiye umugisha w'Imana no kubeho kandi neza y'Imana ikugwireho cyane n'umucyo w'Imana ukurasire, kugirirwa neza n'Imana, imbaraga z'Imana zigwire mu buzima bwawe, umucyo w'Imana kubonekeho cyane, kandi ukomeze uhishurirwe Kristo ku rundi rwego. Kristo akugeze ku rundi rwego mu kukumenya, ugere ku mwuzuro wa Kristo. Yaravuze ngo mumenye igihagararo cye, uburebure bwe n'umurambaro, mubashe guhishurirwa, mubashe kumenya icyo Kristo yazanye gisumba cyane icyo mutekereza yabaha. Nitwa Ndamukunda Patrick, ikikurimo kibuta cyane, ikikuriho kandi ikikora si icyo uri cyo. Turi kumwe na Ev Anicet, niyomugabo, ni umukozi w'Imana, ni umwana w'Imana, yavutse ubwa kabiri, ni cyaremwe gishya. Asigaye ushobora kumukurikira kuri channel nyinshi, ariko afite channel hariyo tunariho aka kanya, yitwa RY'UMUKANGUZI. Ni ijwi rikangurira abantu guhishura ku isi no kumenya icyo Kristo akora mu buzima bwanyu. Umeze neza? Nukuri turashima Imana. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Kristo ameze gute muri wowe? Umwana aracyakora. Umwana arimo gukina. Umwana arakina. Yego. Imana ishimwe. Mufitanye communication, mufitanye ubwumvane cyane ko sinzi niba ari ibihe, ndetse ko nta shusho yo mu bigaragara, ariko mu bitaboneka byo ndumva ari mfite umunezero mwinshi cyane. Ari cyanzu cyo kunda kwigishaho, nanjye ngunda kwigishaho, kivanga ibitaboneka by'Imana. Imana ishimwe. Nibwo bubasha bwayo. Nizo mbaraga kuba uvuze ibitaboneka, ibyo birahagije. Kuko ibigaragara bikomoka mu bitaboneka. Yego, Imana ishimwe. Ndakwishimiye kongera kubana nawe, kumukanguzi mumeze neza. Turashima Imana. Turi kugenda tugira umugisha wo kubera bene data ihumure muri Kristo Yesu, kandi na bene data bagenda batwereka ko tutakoze ubusa kuvuga izina ry'Umwami. Imana ishimwe. Ikiganiro twakoze ubushize kirimo cyatanga umusaruro, abantu barimo barakorera Imana. Bimeze gute Anicet? Gukorera Imana, byatangazo twagize abantu bari. Na nyuma nabonye ikindi kiganiro wakoze nabyo kibivuga, birimo biratanga umusaruro. Dushima Imana cyangwa twongere tubwirana ati mwumve icyo Imana yababwira?
biratanga umusaruro ariko mu buryo butari kugira hari abantu biyemeje turi kubasengera Imana izabafashe gusohoza amahoro. Ndatekereza ko kugera ku itariki 5 z'ukwezi kwa munani nibiba bitarakunda biturutse mu maboko y'abantu tuzanyura ahandi ariko dukorera Imana. Yego, Imana ifite inzanzi kiri vierge ishobora gucamo kugira ngo igire ikintu ikora. Imana ishimwe. Ndagira ngo banze usenge, numara gusenga turaganira uyu munsi ijambo rikomeye kandi rijya kugira umumaro abantu benshi, ariko nyemerera banze usenge, numara gusenga twinjire mu kiganiro nyirizina. Turagushimiye mwami wacu Yesu Kristo, tugushimiye ubuntu bwawe n'ubucunguzi bwose bwatumye tubaturwa, ukadukura mu byaha, ukadukiza inkomoko yacu yari mbi, ukadukura mu batariho, ukadushyiraho tukabaho tukabanaho nawe, uburyo butuma ugira icumbi muri twe natwe tugatura muri wowe, uburyo butuma utwegereza Imana. Niko ijambo ryawe ryarambwiye ngo n'abataremerewe kwegerezwa umusozi wa Sinayi wo mu mahanga ubu begerejwe iteraniro ry'abera baba hagati y'abamarayika. None uyu mwanya turagushimiye, uduhamagariye kugukorera mu buryo bwiza bukwiriye ndetse butunganye, utwujuje imbaraga z'umwuka. Ibyo ni ishimwe ridasanzwe, ntabwo twari kubikura mu murage gakondo wakavukire, ntabwo twari kubigura ku isoko, ntabwo twari kubirangura, ntitwari kubihinga mu murima, ariko waradutekereje urangije uravuga ngo ibi ni bibe biraba, none natwe tubaye icyaremwe gishya. Izina ryawe nirishimwe mwana. Ndashaka ko tugana kuri iri jambo, kuri iyi topic insanganyamatsiko narimo mbwira uko tuzajya tuganira, ariko uyu munsi ndashaka kuza, ariko nk'uko bisanzwe ndabaza ariko nanunganira ko tugiye kuganira, wenda batuzi cyane aho twagiye dukwana ku maradiyo n'ahandi mu ivugabutumwa, ni uko Imana iduhamagaye gukora. Reka tuganire kuri Yesu umwuzuro w'ubuhanuzi, twabivuze, ariko reka twifashishe iki cyanditswe Abakolosayi, n'urwandiko rwandikiye Abakolosayi, ni igice cyaho cya mbere, duhere ku murongo wa 14 ni mirongo ndageza ku murongo wa 20, ndasoma nihuse. Reka dusome. Hari icyo bitwaye? Nta kibazo rwose. Haravuze ngo niwe waducunguje amaraso ye, amina, ngo tubone ko barirwa ibyaha byacu. Niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose, kuko muri we arimo byose byaremewe, amen, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose, n'ubushobozi bwose, niwe wabiremye byose, kandi rero ni nawe byaremewe. Yabanjije byose, kandi byose beshwaho nawe. Niwe mutwe w'umubiri, niwe torero, kandi niwe tangiriro, n'imfura yo kuzuka mu bapfuye, kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose. Kuko umurongo ndagende n'uyu nguyu, kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we, kandi imaze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba we, imwiyungisha n'ibintu byose, ari ibyo mu isi cyangwa ibyo mu ijuru. Nawe namwe abari batandukanyijwe n'Imana kera, mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi, none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we, ngo abashire imbere yayo muri abera n'abaziranenge. Amen. Anicet, niba muguma, yego, uyu murongo ihangane tusome wa 23, niba muguma mu byo twizera, mwubatswe neza ku rufatiro, mutanyeganyega kandi mutimurwa ngo muvanwe mu byiringiro biheshwa n'ubutumwa mwumvise. Ariko mana bwabwirijwe mu baremwe bose bari munsi y'ijuru, aribwo njyewe Paulo nahindukiye umubwiriza wabo. Imana ishimwe. Aribwo njyewe Anicet, aribwo ngenda mukunda Patrick. Imana ishimwe. Twahindukiye umubwiriza wabwo tunyuze kuri online tuvuga ubutumwa. Imana ishimwe. Yesu n'umwuzuro, iri jambo kuri rishatse kuvuga iki, bisobanuye iki ushinye kuri ngo dusomye neza tuzabona tuvuga? Reka dutangirira aha, tubwire abantu ko n'iryo zina Yesu ryahanuwe. Imana ishimwe. Ko Mariya abwirwa kubyara umwana w'umuhungu, yahawe iri zina, na Yosefu ahabwa iri zina, uzamwite Yesu. Yesu biravuga Isa,
Jahosh cyangwa Yashoni cyangwa Josui birasobanura ngo ni umucunguzi cyangwa Yosuwa biravuga ngo ni umucunguzi. Ubwo ajya kuvuka bavuze icyo azaba azanywe nacyo, si ugucungura gusa, kubwo bucunguzi nibwo buzagaragaza ubwami bwo muri we bw'ubugwaneza. Rero iyo tuvuze ngo niwe mwuzuro w'ubuhanuzi, biravuze ngo kuva mu itangiriro ubutabazi, isezerano ry'umugisha, amahoro, byose bivuga mu itangiriro ni Kristo ryavugwaga, niwe byahanuraga. Ko d'abord itangiriro rimugaragaza nk'igiti cy'ubugingo. Imana ishimwe muri Edeni nyine. Muri Edeni igiti cy'ubugingo. Na Edeni ubwayo izina Edeni. Na Edeni biravuga ngo naho kuruhukira. Yego. Kandi noneho Kristo n'uburuhukiro bwacu. Uburuhukiro bw'abizeye. Imana ishimwe. Adamu na Eva bacumura, Imana yakoze geste itari yo kubakuraho imbabazi. Ibambika umwambaro, kuko Adamu na Eva bacumura bagiye batambaye, basohotse mu ngobyi ya Edeni bambaye umwenda w'imbabazi. Bisobanuye ngo nubwo mwirukanwe muri Edeni, ariko ikimenyetso cy'imbabazi zanjye kiri kuri mwe. Urumva umwuzuro w'ubuhanuzi kuri Adamu na Eva na Kristo. Yesu ashushanya itungo ryapfuye. Imana ishimwe. Imana yishe muri Edeni ikarikuraho uruhu rushushanya iriya kanzu Kristo yambuwe. Ikanzu ya Kristo isobanura gukiranuka guhoraho, kuko niwo mwambaro wa Kristo twambitse. Uravuga iriya kanzu bakiniye, bakoze ubufindo, ikanzu bakoreye ubufindo ku musaraba. Yesu kuko ababizi yabambwe yambuye ubusa. Noneho impamvu tuvuga ngo ni umwuzuro w'ubuhanuzi, byari bishushanyije kuzitangira uyu muntu wambuwe no gukiranirwa kwe, nawe azambura kugira ngo ahishe isoni z'ubwambure. Imana ishimwe. Icyo abantu bacyumve, bivuze ko kwambura intama ubuzima, bivuze ko igitambo gihoraho ni cyiza, nacyo kizapfa mu mwanya w'intama. Kabiri, gukuraho uruhu birasobanura ngo icyo gitambo ntikizambara, ariko noneho abo gitambiwe bo bazambikwa. Imana ihimbazwe. Igitambo kizapfa mu cyimbo cy'uwakiraniwe, noneho abakiraniwe babeho mu mwanya w'igitambo gikiranuka. Uwo ni Kristo washushanywaga. Rero iyo tuvuze ngo ni umwuzuro w'ubuhanuzi, niwe giti cy'ubugingo, niwe Edeni. Abagiye badukurikirana Patrick mu kiganiro cyitwa Nsobanurira cyo kuri Life Radio, radio ya ADPR, twabwiye abantu iki, ko Edeni ariyo shusho y'igihugu Imana yabwiye Abisiraheli muri Egiputa. Yarababwiye ngo nzabaha igihugu. Igihugu umuntu wese ukirimo ntabwo aba ari inyuma y'igihugu, abagituyemo. None gutanga igihugu biravuze ngo nzabashakira ubuturo. Twababwiye ko atari Kanani ya Isiraheli nk'ubutaka, ni Kanani nk'ubuturo bw'amahoro, ari bwo muri Kristo. Uwo mwuzuro Bibiliya iwusobanura iki? Iravuga ngo nimuba muri nge nta handi umuntu aba uretse mu gihugu. Bivuze ko gature na gakondo y'abizeye ni muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Haleluya. Noneho ikintu gitangaje soza ntizimbye mu magambo, ikintu gitangaje, Imana iha Abalewi gakondo. Yabwiye Mose ngo ntuzabaha ubutaka, iravuga ngo ahubwo ibitambo byo ku gicaniro izaba ariyo gakondo y'Abalewi. Imana ishimwe. Losi kita kandi iki gitambo tori bonema Elias inimoti Imana ishimwe. Iki gitambo gishushanya Kristo, ni nawe gicaniro, ni nawe muriro wo kugicaniro. Nimwibuka Paulo yaravuze ngo maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro. Ibisukwa ni amavuta yenyegezaga umuriro, ko nta uhuha mu gicaniro. Amavuta niyo yatsa, kandi amavuta ashushanya umwuka wera, kandi umwuka ni Kristo. Kristo ni Imana. Unyibukije ubwanditsi ababura yaranditse avuga mu bika bigera kuri 4. Avuga ko ari umutambyi, avuga ko ari igitambo, anavuga ko yitambye rimwe abikora byiteka. Yaraje arabikombina arabiba. Abo mutambyi aba n'igitambo, ariko abo mutambyi mukuru ngo usumba abandi agiye kwitamba, ni yitamba hera hare mu ntoki z'abantu, ngo yitamba hera ho mu ijuru. Imana ishimwe. Kugira ngo abamwizera bahinduka abatambyi kubwe. Aha, Yesu n'umwuzuro w'ubuhanuzi rero. Reka tuvuge ngo Yesu ni byose. Yesu ni byose. Ariko wari umuhereye mu itangiriro.
uvuga muri Edeni. Aburahamu we yashushanyaga iki kuri Kristo? Aburahamu ubwe nusoma Bibiliya yaramubwiye ngo nzaguhindura umugisha. Yego. Bwa mbere Aburahamu akurwa muri Uri y'Abakarudaya. Bisoba ntabwo Aburahamu ahamagarwa. Burya ntiyari yejejwe. Ahubwo yahamagariye kwezwa. Yahamagariwe kuko yaratuye hatejejwe kwezwa. Urakoze. Ko Imana yamusabye agihamagarwa yaramubwiye ngo imuka va muri Uri y'Abakarudaya. Imana ishimwe. Ikintu gitangaje Aburahamu ntiyabariwe mu muryango avukamo. Ahubwo umuryango wayobotse kwizera Imana kwa Aburahamu wabariwe muri Aburahamu. Kini gitangaza. Na Bibiliya igaruka ivuga ngo ntimutekereze Yesu mu gisekuru. Ntimumushakire mu ivuka ryo mu mubiri. Ahubwo mujye kumushakira kwa Aburahamu no kwa Tera aho Aburahamu akomoka. Ntimumushakire icyo. Ahubwo uwizera abarirwa muri Kristo Yesu. Kuko twebwe ntabwo Yesu yaje kuba umuvandimwe wacu ngo twe abavuka iwacu. Ahubwo twebwe tuvuka iwabo. Sinzi niba iki kintu gisobanuka. Ndimo ndacyumva ngewe ndizako n'unyumva. Bibiliya ivuga iki? Ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we. Imana ishimwe cyane. Afite ahavuka nakavukire. Atugira abavukana nawe. Pawulo yandikiyemo yaravuze ngo yaraje kugira ngo abimfura muri bene se benshi mu Baroma, ngo abamenyekera abatoranyije, ngo arabahamagara ngo kugira ngo abimfura muri bene se benshi. Uzi ko iyo umuntu muvindimwe musangiye bigera kuri 3, musangiye amaraso, DNA zanyu ni zimwe. Abantu bumva icyo Kristo yakoze, DNA zanyu amaraso yanyu muvindimwe namwe ntabwo yakanuni. Icya kabiri muvindimwe musangiye umugabane, muri n'abaraganwa. Muri abaraganwa. Yes. DNA yacu niyo ya Kristo. Imana ishimwe. Kuko iyo Imana ireba umuntu wizera Yesu ntabwo ireba aho dutuye, ntabwo ireba aho tugenda, ireba muri Kristo Yesu. Iyo Imana ishaka Patrick ndamukunda, ireba muri Kristo Yesu. Abari muri Kristo Yesu nibo bafite ikimenyetso kigaragara mu maso y'Imana. Ko yaravuze ngo abanjye ndabazi. Yego. Bafite ikimenyetso cy'amaraso namennye ku musaraba. Kabiri, abo ngabo bafite ubayobora n'umwuka nabasigiye. Umwuka ari muri twe nk'ubuzima, ari muri twe nk'umuyobozi, ari muri twe kuko aha tujyana arahazi. Niwe ufite amakuru aho atwerekeza. Niwe ufite amakuru, si n'amakuru gusa, afite ubumenyi bwuzuye. Imana ishimwe. Si amakuru y'imbarirano. Yego, yabwiwe. Ntabwo arayo yabwiwe. Umwuka ni Imana. Yohana 4:24. Imana ni umwuka. N'abayisenga bakwiye kwisengera mu mwuka no mu kuri. Juste yaduhaye umwuka dusengeramo kandi niwe kuri. Ijambo ry'Imana niko kuri. Ukuri niko kutubatu. Yesu aravuze ngo umwana abatoza batutse. Uzaba mubatuwe by'ukuri. Ubwo bivuga ko kuri ari Kristo. Amen. Gukurwa muri ubwo bubata egari kuyoborwa n'ukuri, guturwamo n'umwuka natwe tukaba mu mwuka, tukayoborwa nawe tukaba abana b'Imana. Aburahamu ajya gutamba Isaka. Ibi byasobanuraga iki kuri Kristo dushingiye ko ku mwuzuro wabyo? Byuzuriye he, bimeze gute kugira ngo ajye gutamba Isaka haboneka inama? Byo bisobanuye cyane. Patiri, Isaka ajya gutambwa, hari ikintu tugomba kubanza kwibuka. Yego. Imana yabwiye Aburahamu ngo uzabyara umwana w'umuhungu. Noneho ibwira na Yosefu kwa Mariya ko hazavuka umwana w'umuhungu. Yesaya yamuhanuye mu gice cya 9:5 je pense. Ni 5:9 ni 5:9. No muri 53 yongeye kumusobanura. Aravuga ngo nuko umwana w'umuhungu yatuvukiye, azitwa igitangaza, Imana ikomeye, Data wa twese, umwami w'amahoro, umujyanama. Arakomeza twabire ku butugu bye. Aravuga ngo n'inkoni ye mu kuboko ko niho ubwami bwo kwa Dawidi buzakomerera. Imana ishimwe. Noneho Isaka avuka, yavutse ari umwana ukenewe. Imana ishimwe. Mu nda y'umugore wari ingumba witwa Sara. Yego. Unashashe cyane.
ushaje imana yaramubwiye ngo mu rubyaro rwawe niho nzahera mu rukiryi niho nzahera amahanga yose umugisha. Uyu mugisha imana iri kuvuga, mwibuke ko Isaka yabyaye Yakobo. Yakobo abyara Peresi na Zera. Kwa Peresi ntabwo turi bugende dukurikiriza ibi bisekuru, ariko havamo na Yuda. Kwa Yuda hakomoka Kristo. Noneho Isaka ajya gutambwa ku musozi Moriya, bitiriye ngo igitambo cy'Uwiteka kizabonwa. Nubwo uyu musozi witwa Moriya ntibahise bamenya icyo usobanuye mu buryo bw'ubuhanuzi buzaza, bo barebye ko bishakiwaho n'igitambo Imana yiboneye ari intama icunguye Isaka. Ariko byari bisobanuye ko ubutambyi butazaturuka mu maboko y'umuntu bwa mbere, kuko Aburahamu niwe uri gutambira ku gicaniro. Ibi mubyibuke, ntabwo yahawe abandi batambyi, niwe wagiye kwitambira. Bisobanuye ko igitambo tuzatambira se nyiracyo, kuko Bibiliya ivuga iki? Yatanze umwana we w'ikinege kugira ngo abamwizera bose bahabwe ubugingo buhoraho batarimbuka. Byashushanyaga Kristo. Ariko kuko amaboko ari ay'Aburahamu, Imana iravuga ngo ndironkera igitambo, itanga igitambo. Mu gihe buriya bavuga Pascal Nyore ni Pasika ya Isaka kuri uyu musozi wa Moriya. Biravuze ngo urupfu runyuze kuri Isaka kugira ngo imiryango yo muri Isaka igwire, ibashe kubaho, kugira ngo umuntu adacungurwa n'undi muntu buntu, ahubwo Imana ubwayo ari yicungura umuntu. Igitangaje, bagera kuri uno musozi nta ntama bahasanze, abaharagiraga ntayo babonye. Ndagira ngo nkubwire ko Gorigota nayo yamanitsweho abantu benshi. Abayinyuragaho babonaga bapfa, ariko nta na rimwe bigeze babona igicu gihinduka hatambiwe umuntu n'umwe, uretse Kristo watambwe hakabubwira kabiri. Niwe mucyo w'isi, umucyo wari wishwe, wagombaga kubanza kwirenuvera, sibyo, ukagaruka mu buzima bushya. Nicyo cyatumye habubwira kabiri. Nta wundi muntu wabambwe ngo ababarire uwo babambanywe, n'umanitswe ngo ababarirwe. Ikindi muzatekereza, Igorigota, nshuti y'umusaraba, Isaka kubonerwa intama. Ese wanyemereye ngasobanura aka kantu? Birashushanya Baraba na Kristo, ko Baraba niwe wari gupfa, ariko ubwo ugiye hariya muri gereza Baraba yarafunzwe, ko Pilato yarababwiye ngo nimureke tubambure Baraba, mureke tubambure Yesu, tubambe Baraba. Barambwira uti hoye, bamba Yesu. Yesu abambwa mu mwanya wa mujura. Noneho mu mujura ruharwa. Noneho na Isaka yari afite uburyo bwo gupfa, yaboshywe, yaziritswe ku gicaniro, bamuryamishije ku gicaniro, umushyo uri hejuru ye, umuriro waka. Agiye kumva yumva ijwi rivuga ngo hoya. Ijwi ryabwiwe Isaka ryagarutse mu matwi ya Baraba, rimubwira ngo ntugipfuye, wari ugiye kumanikwa, utambiwe ibyaha byawe kandi ntawe ucunguye, kandi binahari. Ndagira ngo nkubwire ko igitambo cya Isaka cyari gukiza Aburahamu n'umuryango we, ntabwo cyari gukiza igihugu, ntabwo cyari gukiza inyokomuntu. Yagombaga kurekwa hagatamba iyo ntama. Noneho Imana yiboneye igitambo kuri Moriya ni Gorigota, yari yifitiye igitambo cyawe. Imana ishimwe. Yesu niwe bendera ryacu, ni nawe rutare twe twubatseho. Amen. Bene data mudukurikiye, twifuza ko mukurikira umukanguzi TV, mukurikirana umubwiriza TV. Izi nama channels ikiganiro gitambukaho. Unyemere wifuze guhishurirwa, wifuze kugira inyota yo kumenya uko kuri kubwo buzima, kugira ngo wakire kubaho bwo muri Kristo Yesu.
ubwo ndizera ko mu by'ukuri bumva icyo Kristo yakoze n'icyo urupfu rwa Yesu rwakoze, kuko turimo turabihuza. Ubundi usomye Bibiliya guhera mu itangiriro kugera mu byahishuwe, abadukurikiye babyumve, nta kindi kirimo. Harimo umwuzuro w'ubuhanuzi, harimo Kristo. Kugira ngo abantu babyumve, Anicet, nibaza basoma baze bashakamo Yesu, bamushaka bazamwumva. Gutamba kwa Isaka Aburahamu amutamba yari Kristo na Baraba, urabisobanuye. Iyi nama yafashwe yakomotse yavuye kuko n'abantu bajya babyibaza yararemwe byagenze gute. Iyi ntama ubwayo nusoma Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo ijwi rihera ko rihamagara Aburahamu riturutse mu ijuru. Yego, ntabwo riturutse mu ijuru niko Bibiliya ivuga. Iramubwira ngo Aburahamu witera umwana umushyo, ntumwice, hindukira urebe intama. Yego, noneho tekereza Isaka wari uryamye ku gicaniro, urebe iyo nkuru. Abonye umucunguzi aho yari apfiriye. Abonye umukiro, umuriro uraka, umushyo urahari, ahawe intama, ahawe kubaho. Mu yandi magambo, ucunguriwe aho urupfu rwawe ruri. Kandi n'igitambo Uwiteka ku musozi w'Uwiteka, igitambo kizabonwa Moriya. Wenda tuzagaruka no kuri amagambo ya Aburahamu, kuko Imana iramuhamagara, yamubwiye ibintu bigera kuri 2, iramubwira ngo imubwiye nzaguha umugisha, uzaba umugisha, nzogeza ibintu bigera kuri 2, tuzanabigarukaho. Ariko abantu bumve ko iyi nama yasonaga na Kristo, iyi nama ni Kristo kandi isobanuwe n'ijwi ryo mu ijuru. Iyi ni intama ije itari isanzwe kuri uyu musozi, twabivuze. Ariko kandi umubwiye ngo dore intama ninde, ni ijwi ry'Uwiteka. Imana ishimwe, sibyo? Mu yandi magambo, Imana ubwayo niyo yitangiye intama, ni Kristo niyo yitangiye igitambo. Niyo mpamvu yibwira Abisiraheli, yarababwiye ngo ninjye mwana w'intama w'Imana uzatambwa. Kubwira ngo ninjye mwana w'intama w'Imana uzatambwa, cyangwa Kristo niwe ntama w'Imana, mu gice cya 2 Yohana abakunda gusoma bajye basoma, byari bisobanuye ngo ya ntama yatanzwe yari nge. Kubabwira ngo ninjye ntama byari bisobanutse kuko yagendaga bihuza n'ibyawe bafite muri Tora mu mateka yawe. Kuba ari abantu babaga barize ibitabo bya Mose, bitanu bya Mose, babifite mu mutwe, akagenda basobanurira ashingiye ku byo bo bazi cyane. Kandi iyi ntama yaje nta wundi muntu wayisuzumye, iyo yaje yujuje gutambwa, yuzuza igitambo cyuzuye, cyari igitambo cyuzuye. Ntabwo yanyuze ku mushumbu yiragira, nta wari uhari mwiza, cyangwa inyure ku mutambyi ngo ayirebe, cyangwa inyure ku mutambyi. Niyo mpamvu na Kristo abatambyi batamuvugagaho rumwe, ntabwo ari bo bagombaga gushima ubuziranenge bwe. Umutanze ngo abe igitambo yaramushimaga. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo azaba ameze nk'intama ijyanwe kubagwa. Muri Yesaya Aburahamu yahagera agasanga ihebeba, yari kuyibona mbere iri gutamatama, ariko ntiyigeze itamatama ngo amenye ko ihari. Yari icecetse imeze nk'ijyanwa kubagwa. Na Kristo ntiyigeze ataka kabone, anikoreye umusaraba, ntiyavuze ngo ni mu ntabare, ntiyigeze atabaza, yacecekeraga imbere. Kristo n'umwuzuro. Turimo turaganira Kristo n'umwuzuro w'ubuhanuzi, umwuzuro w'ikintu cyose byuzuriye muri we. Hari ijambo rivuga ngo kuko Imana yashimye ko ahantu hagaruke, kuko 19 ya Abakolosayi igice cya 19, kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we, muri Kristo Yesu. Bivuze ko kuzura k'ubumana kuri murinde, kuzura kwayo kose kuba muri Kristo. Bivuze ngo ubumana bwose ni muri Kristo Yesu. Ubwo Yesu ni iki? Ni Imana. Murakoze. Hari abavandimwe bajya bavuga ngo nose ngo niba ari Imana, ubwo ari ku isi, mu ijuru hasigaye iki? Icyubahiro n'ubutware. Ariko niba rifite ubushobozi bwo gukora hose icyarimwe, ibera hose icyarimwe, ariko ikintu kimenye. Bibiliya ivuga ngo amanuka yasize iki? Ubwiza n'icyubahiro n'ubutware, asiga ubutware n'ishusho y'ubumana. Iki mujye mukimenya ngo yabonye ko kwitwa Imana atari ibintu byo kugunda, atari ikintu cyo kugundirwa, ngo asiga ubwiza, yambara kamero k'umugaragu, ubu utaragundiriye ubumana egari ko ariyo Mana. Icyo nicyo cyatumye mu ijuru haba
haba guhimbaza bavuga ngo icyubahiro n'ubutware bibi byiyicaye kuri ya ntebe abumbuye ikimenyetso ko Bibiliya iravuga ngo habuze uwacungurira Imana. Niyo mpamvu aza yahawe izina rya Kristo, bivuze ngo niwe ucunguriye Imana data wa twese. Impamvu bivuze ngo niwe ucunguriye Imana wasizwe n'Imesiya. Impamvu bivuze ngo niwe ucunguriye Imana nuko yambaye umubiri uzamanikwa mu cyimbo cy'imihango, imigenzo n'amategeko n'inzandiko. Ko Bibiliya iravuga ngo yacishije inzandiko zaturegaga kumanika umubiri we ku musaraba igorigota. Rero yari afite ubumuntu bw'umubiri 100%, akagira ubumana 100%. Noneho ubumana bwari mu migamba agambirira, umubiri ukaba mwisa anyuraho yarari, hanyuma ukaba n'igitambo kizatambirwa bambaye umubiri, noneho ukanapfa mu mwanya w'abari gupfa, noneho amaraso ye akava mu buryo bwo kweza ya mibiri yacu. Noneho ubugingo bwo muri we nibwo bwatumye abari mu bituro bakanguka, kuko ubumana bwo muri Kristo yabutanze umunsi w'urupfu, aribwo abari bapfuye bakingiranwe na Satani bazurwaga bakimurwa bagakurwa mu biganza bya Satani, aricyo abera cyangwa abigisha bajya bita urufunguzo. Ntabwo ari urufunguzo rufungura gutya, ni urufunguzo rw'ubuzima rufungiranira Satani nyuma y'ubwo bugingo. Haleluya, haleluya. Ni urufunguzo rw'ubuzima rukingurira abera muri ubwo buzima. Ntabwo ari urufunguzo rufungura umuryango ngo rukingure uwundi, no, ni urufunguzo rw'ubugingo ruhoraho, bisobanuye ngo ururimo yakingiranye nyuma y'abataburimo. Imana ishimwe. Yesu ageze ku isi, umurimo yakoze ni umurimo ugaragara ibimenyetso n'ibitangaza bitandukanye. Reka tuse naho twihuta gato, dusimbutse byinshi muri Bibiliya, gusa kugira ngo Yesu umwuzuro byumvike kiye gusobanura igitabo ku kindi cya Bibiliya, kandi ntabwo byadukunda mu kiganiro kimwe, ariko akunda ku iki gitanda dukunda gukora kivuga butumwa, barakizi kitwa Yesu umwuzuro. Kwa munani kirahari, kizaba gifite iminsi 3, kizabira hari i Nyanza n'i Nyarugenge, kizaba dusimbuke twute tugere mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka. Tujye mu gice cya 9. Yesu azamuka n'abagabo akajyana abo ku musozi, ishusho igahinduka. Reka amasome byavugaga iki, bihuriye hehe? Ni muri Luka igice cya 9 umurongo wa 28. Hanyuma y'ibyo hashize iminsi 8, ajyana Petero na Yohana na Yakobo, azamuka umusozi ajya gusenga. Uwo ni Kristo. Agisenga, ishusho yo mu maso ye ihinduka ukundi, n'imyenda ye iba imyeru irabagirana. Abantu babiri bavugana nawe, aribo Mose na Eliya. Kuki haje aba? Kuki aribo baje? Ikintu nagitekereza, Bibiliya nivuga ngo irabagirana, baza amakara kurabagirana ntago ari ibara, ahubwo ni uburyo buri shayini bw'imirabyo y'umucyo. Icyo nicyo cyitwa kurabagirana, umurabyo w'umucyo cyangwa se umucyo w'umurabyo. Mose twabaye nk'ababikomozaho gatoya. Mose ubwe ahagarariye icyiciro cy'amategeko kandi n'umuhanuzi w'Abisiraheli, akaba n'umuntu watwaje Imana inkoni. Reka mbivuge gutya, yatwaraga inkoni y'Imana. Ntago byabaga ngombwa ko Mose akora ibitangaza asenze, cyangwa ntabwo yasengeraga ibitangaza. Ntabwo yasengeraga ibitangaza, ahubwo yari afite inkoni. Ubwo ni igitangaza. Uko Imana imutuma imukura kwa sebukwe Yetiro, yaramubwiye ngo nzaguhindura nk'Imana mu maso ya Farawo. Ko na Bibiliya iravuga ngo habuze gato mwari mugiye kumera nk'Imana. Haburaho gato. Kuburaho gato nuko twari turi mu isi, cyangwa se nuko turi mu isi. Noneho bizuzura umunsi tuzamburwa uyu mubiri, ari wo munsi mukuru Abisiraheli bizihiza bita Suka, umunsi mukuru w'ingando. Yego. Ariko Mana, nkumbu uyu munsi w'itorero rizataha. Haleluya. Noneho Mose ajya kwa Farawo. Ubwe impamvu ari we wagarutse ku musozi wa Elayono kwa Farawo, yari agiye gucyura itorero ry'Imana. Imana ishimwe. Uhashushanya no mu isi y'ubukoroni. Ubukoroni kubizera ni ibyaha. Yego. Noneho gukura itorero rya Isiraheli, umuntu uri mu byaha uri mu bukoroni. Exactly. Ari mu bubata yabaswe nabyo. Yego. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo nimumenye ukuri, ukuri kuzabata. Kandi ukuri ni Kristo. Ukuri ni Kristo. Kandi ububata ni ububata bw'icyaha. Yes. Noneho kujya gukura Abisiraheli mu
bubata byari bisobanuye ngo bubaka igihugu kitari icyabo, aho batagira umugabane, aho badafite gakondo batazatura. Noneho Mose kujya kubakurayo ashushanya Kristo wavuye mu ijuru akaza mu isi. Mose ashushanya ko we yavuye mu muryango wa Isiraheli ajya gukura itorero rya Isiraheli muri Egiputa. Egiputa tuzayivugaho tutayivuze ko mukoronike ko abazungu bayigisha nk'ubukoroni. Yego. Kuko ifite n'ibindi byinshi ivugwaho byiza muri Bibiliya ko abanya-Egiputa n'uyu munsi bafite agakiza kuruta Abisiraheli ni Abakristo. Noneho ni naho hari idini ya Orthodox, kandi aba-Orthodox baravuga ngo ni abagororotse, ubutumwa bugororotse buri ku murongo. Tuzabisobanura. Urakoze cyane. Noneho kabiri muri Isiraheli cyangwa se muri Egiputa, Mose ajya gucyura itorero ry'Imana yoherejwe ahawe misiyo ye n'Imana gusa. Iki kintu atansiyo mubanze mu cyumve, umwuzuro w'ubuhanuzi kuri Kristo buturuka kuri Mose. Mose ajya muri Egiputa yatumwe iruhande rw'igihuru cyaka umuriro. Reka nkubwire ngo nta wundi muntu wari uhari, ntabwo Imana yanyuze ku wundi muntu ngo imutume, nta wundi, nta wundi muhanuzi yanyuzeho direct kuri Mose. Noneho iki kintu ubutumwa Mose ahawe bwo kujya gucyura itorero burangana n'inama y'Imana mu ijuru ivuga ngo ninde wacungura umuntu. Nta muntu wabimenyeshejwe, nta mutambyi wabibwiwe, nubwo byari mu buhanuzi, ariko nta mujyanama w'umuntu wahabaye. Tudasiga abantu mu rujijo kuvuga ngo Imana yashatse mu isi uwacungura. Ni mu miryango 12 yitwaga ko yejejwe yatambirwaga ibitambo, si mu mahanga. Ikuzimu ntabwo ari mu badayimoni, ni muri babera bari bakingiraniwe Shewori bapfuye abahanuzi. Muri bamwe bapfuye beje, bamwe Kristo yafunguye birivuga ngo yagezeho barafungura, bamwe ibituro byamenetse bagakinguka. Noneho mu ijuru yashakaga kugaragaza intege nkeya zibiri mu ijuru, zibiremwa byo mu ijuru, ibizima bakerubi n'abakuru, ko nta n'umwe utunganye byo gutunganya abandi, ahubwo kwera kw'Imana ariko konyine gukwiriye kwitwa gukiranuka kugacungura umuntu. Uko gukiranuka kubyaye ubucunguzi ni nayo ntsinzi Imana yatsinze Satani, ko nimusoma Bibiliya iravuga ngo ibikorera kugira ngo igaragaze ko ari ikiranuka. Niba iri kuvuga ngo ninjye ukiranuka, birasobanura ngo hari uyirega gukiranirwa. Nigaragaza gukiranuka kwayo itsinze abayirega gukiranirwa, bavuga ko hari akarengane kabaye ku mubi Satani amanurwa mu ijuru. Ati Imana arenganyije ibiremwa byo mu isi, bazi ko yarenganyije ibiremwa byo mu isi. Noneho kohereza Kristo, reka mbabwire inshuti z'umusaraba, hari umuntu uvuga ngo kuki yohereje Satani mu isi. Reka nkubwire ngo Paul sa nubwo Satani yaje, ariko nyuma ye Kristo yaramanutse. Ntabwo ibirenge bya kandi haje urusha imbaraga Satani yaramanutse. Bibiliya iravuga ngo abamarayika baravuga ngo ubonye ishyano wasiga, ngo kuko umuba kumanukiye, kuko ntabwo bafite amakuru. Ariko noneho Kristo aje, baravuze ngo Hoziyana, bahinduye indirimbo, barayihinduye, baravuga ngo mu ijuru, baravuze ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana Data, ngo no mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Ntabwo ijuru ntibikiri kuvuga ngo ugushije ishyano, baravuze ngo amahoro abe mu bishimira n'Imana, kandi no mu ijuru icyubahiro kibi cyuyihoraho. Mose agiye ashushanya Imana, niyo mpamvu abonetse ku musozi. Na Kristo ashushanya Imana, ariko Mose ntiyashyikije itorero aho yagombaga kurijyana, aho Imana yari imujyanye ngo arigeze. Na Eliya yagaragaje intege nkeya mu gihe cy'ubuhanuzi bwe. Ubwo buhanuzi bwa Eliya bwagaragayemo intege nkeya, bwagombaga kuzurira muri Kristo utarigeze uzigira. Munyumve ko ababizi, Eliya yaragarutse akurwa mu mubiri. Ntabwo nzi niba icyo kintu ushobora kuba kitumvikana ku bantu benshi, bazi ko yari yazamuwe mu ijuru ariho ari, yaragarutse akurwa mu mubiri. Soma Matayo. Icyo handa ari gishya mu matwi y'abantu benshi anise. Soma, reka turebe Matayo kangahe. Matayo igice cyaho cya 14. Matayo 14. Ndimo ndahareba Matayo 14. Matayo 14 niwe Eliya. Nibwo ni ku murongo wa kangahe?
cyo cyatumye asezerane ni uwa 14 cyangwa ni igice cya 11 umurongo wa 14. reka ndebe 11 umurongo wa 14. turimo turiga wadukurikiye nigerageje gusakinga reka turirebere mu ntuze. igice cya 11 umurongo wa 14 havuze ngo iki kandi niba mushaka kubyemera niwe Eliya wahanuwe ko azaza. Banzo here hejuru kugira ngo bumve ibyo Bibiliya ivuze. Mere ku murongo wa kangahe? Mere ku murongo ndababwira ukuri yuko mu byare babyawe n'abagore hatagize kubaho umuntu uruta Yohana umubatiza. Ariko umuto wo mu bwami bwo mu ijuru aramuruta. Uhereye igihe cya Yohana umubatiza ubwami bwo mu ijuru uratwara. Uhereye igihe cya Yohana umubatiza agakiza. Reka nsome neza. Uhereye igihe cya Yohana umubatiza ukageza none ubwami bwo mu ijuru baratwaranirwa, intwane zibugishamo imbaraga, kuko abahanuzi bose n'amategeko byahanuye kugeza igihe cya Yohana. kandi niba bishoboka ubyemere, niwe Eliya wari ukwiriye ko azaza. Hari abantu bafite imyizerere, ndabizi ko dufite umwanya munini hano tuzasobanura rwose, ahubwo tubararikiye. Nababwiye umuntu ukurikira umubwiriza TV agakurikira ijwi ry'umukanguzi. Kera hari abantu bajyaga bavuga bari kuri radio ngo urushinge ntiruveho. Reka nkubwire murugumishe kubera iki. Hari abantu bafite imyizerere ko umuntu apfa akazazukira ahandi. Babikura mu nyigisho, bamwe babita baginuso, hari abanikorayiti, hari na ba seretusi, bagiye bigisha ibyo bintu babikuriye kuki ko Imana yagiye ibabwira bamwe mu bazagaruka. Enoke Imana yaramubwiye ngo ntabwo nzagusogongeza ku bubabare bw'urupfu. Yego, Abaheburayo 11 umurongo wa 6 cyangwa 5 yari bugenda adapfuye. Abandi kubera ibigwi n'ubutwari bwabo Imana yarabwiye ngo nzabahamagara musogongere ku icumbi ry'abere, ariko muzongera mugaruke. Bagira ubuhanuzi rero bw'abahanuzi bazagaruka, ko nimureba Yesu ababwira ngo mwumva abantu banyitana. Bamwe baramubwiye ngo uri umwe muri ba bahanuzi. Yego, nabwo yabazamukanye umusozi. Abo bahanuzi bandavuzemo Eliya, bavuga wa muhanuzi, bavugamo Yohana Eliya, bavuga Yeremiya na Yohana umubatiza. Yes, bavuga ngo numwe cyangwa muri abahanuzi. Numwe muri abo bahanuzi. Nuko bari bazi ko hari abahanuzi bazagaruka. Ntabwo bari buzuke cyangwa ngo bigende bite. Imana yatanze ubugingo bwabo buzira ko Eliya Bibiliya iratubwiye ngo yamanukiye muri Yohana. Imana ishimwe. Yohana yitwa ni Yahaya, niko Qur'ani mwita. Mu gisobanuro mu Kinyarwanda kizina Yohana birasobanuye ngo Uwiteka agize ubuntu. Abamwitijwe bari kure ngo yigurangura mu butayu. Ntabwo ari cyo gisobanuro, ahubwo we bamubaza ngo urinde, yarabwiye ngo ndijwi ry'urangurira mu butayu. Kuvuga ngo ndijwi ry'urangurira mu butayu ryari icumbi, niyo yari ofisi ya Yohana. Ko yararaga mu buvumo, karya ubuki bw'ubuhura n'inzige, ariko akabwiririza mu butayu. Ubutayu twibutsa abantu ko turi kuri Yesu umwuzuro w'ubuhanuzi, busobanura umutima w'umuntu utizera Kristo, utagira ibyiringiro. Ntabwo ubutayu ari ibigeragezo, ni ahantu umuntu atagirira ibyiringiro. Noneho impamvu bashobora gusobanura ngo ni ibigeragezo, aho utiringirira cyangwa aho utizereye urahageragerezwa, urahababarira. Yego, urakoze cyane. Noneho cyane ko wibuke ko mu butayu Abisirayeli ntabwo bose bahageragerejwe. Hari abariye inuma z'intungura, bahawe amazi, bariye inyama. No mu butayu habonetse urutare ruba rubugendana nabo. Imana batwikira izuba, Kristo abera igicu. Ibi byose kandi byashushanyaga Kristo. Byashushanyaga Kristo. Noneho twihuta kuvuga ngo Mose, ndimo ngubaje kuki Mose re waje hariya ku musozi. Niyo mpamvu wahereye aho hose. Mose niwe muhanuzi mukuru mu cyiciro cy'amategeko. Akaba Eliya umuhanuzi mukuru mu cyiciro cy'ubuhanuzi. Isiraheli yari ifite ibitabo bibiri, Tora
Taurati cyangwa se Pentateuch. Yego. Yes, ibitabo bitanu bya Bya Mose Mose. bifatanyijwe. Hakaba n'igitabo cy'umuzingo w'ubuhanuzi. Umuzingo w'ubuhanuzi ariko Yesu yasomyemo ageze mu mu muzingo isinagogi w'ubuhanuzi niho yasomye ari mu isinagogi, akavuga ngo umwuka w'Imana ari kuri njye, ari kuri njye, yansigiye amavuta. Imana ishimwe. Ariho izina Mesiya ryasobanuriwe mu rusengero Yego. ku mwuzuro w'ubuhanuzi. Yehe. Noneho mu mategeko ya Mose Imana yari yarababwiye ko izahagurutsa umuhanuzi hagati muri bo. hagati muri bo. Irababwira ngo nzabahagurukiriza umuhanuzi. Banategura n'intebe ya Mesiya mu isinagogi, Yari iri mu mu rusengero. rusengero. Noneho kabiri, Mose nawe ubwe yari azi ko hari undi muhanuzi mukuru uzaza. Noneho gatatu, Imana yari yababwiye ngo nzabacunguza ukuboko kwanjye kw'iburyo. Imana ishimwe. Ukuboko kw'iburyo niko kwafashe kuru. Ukuboko kw'iburyo muzarebe n'umujura wari mu kuboko kw'iburyo bwa Kristo, Niwe wakize. wabonye ubwami, niwe wakijijwe. Uku kuboko kw'iburyo niko kwateraga icumu. Imana ishimwe. Wibuke ko nta Mwisiraheli wajyaga ku rugamba ngo ajye ku ruti rw'imbere akoresha ukuboko kw'imoso. Nta n'uwatambaga ngo abohe igitambo. Amategeko y'ibitambo akoresha imoso. Ibyo mubyibuke. Yari inenge ubwayo. Kandi mu kuboko kw'iburyo niho Bibiliya ivuga ngo hateretse intebe ya Kristo. Ariko Mana y'imbaraga, impamvu hari intebe ya Kristo ngo mu kuboko kw'iburyo bw'Imana nuko ari Kristo ufite imbereri n'inkovu mu biganza. Aracyafite za mbereri z'amahwa, amacumu n'ibindi. Noneho impamvu hari iyo ntebe yicayeho umubiri ufite ibyo bikomere. Hari umugabo wabwirije aramfasha, aravuga ngo mu bintu byose biri mu ijuru byakorewe mu ijuru ngo keretse inkovu ya Kristo, ngo inkovu za Kristo nizo zakorewe mu isi, ngo nizo urwo ni rwo rwibutso Kristo afite rw'itore. Noneho impamvu haje Mose, Mose ashushanya Kristo, Yesu yasize ubwiza, Mose asiga ubwami bwo kwa Farawo. Bibiliya yavuze iki? Yaravuze ngo yabonye ko kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo atari ikintu bitamukwiriye. Yes. Ahubwo yemera kujya mu buretwa kugira ngo atutwe ngo asaba kubitunga n'ubutunzi buruta ubwenge bw'abatunzi. Nufata Mose uburyo yasize ubwami bwo kwa Farawo bihise bishushanya Kristo asiga ubwiza mu ijuru. Kabiri, Mose ubwe iki kintu mu cyumve, Mose ajya mu buretwa arashushanya Kristo wambaye umubiri. Muri za mvune zose Yesu yahuye nazo. Noneho gatatu, Mose avuka ryari yicwa ry'abana b'abahungu. Uburetwa bwa Mose n'ubwo kwa Yetiro, ntabwo Mose ubuto bwari ubwo kwa Yetiro. Ndavuga uburetwa waruvuze. Ntabwo ari kwa Yetiro, nubwo muri Egiputa, ko kwa Yetiro ntabwo ari mu buretwa. Ahubwo Mose yararagiye. Kiriya cyiciro cya Mose kwa Yetiro kirashushanya icyiciro cya Kristo mbere y'amategeko, mbere y'uko asohoza agera muri ya myaka amategeko yagengaga kujya gukorako. Hanyuma Mose ubwabyo bisobanura uwarohowe. Yesu bigasobanura umucunguzi. Mose agenda yasimbuwe nande? Si Joshua. Joshua bisobanura iki? Bisobanura umucunguzi. Yes. Noneho bwa kabiri, Mose atwara inkoni. Joshua ntabwo yatwaraga inkoni ya Mose. Iki ni gitangaza. Yego. Yesu niwe mwuzuro w'ubuhanuzi. Nicyo turimo turaganira. Mose kuboneka ku musozi hari ikintu tutajya tumenya. Abigisha benshi bahita bavuga ngo ubwiza, ngo Petero aravuga ngo duce ingano. Ntabwo ibyo byari bihagije. Ahubwo Mose na Eliya, soma neza, ngo bari baje kumubwira iby'urupfu rwagiye gupfira i Yerusalemu. Nicyo cyamanuye Mose na Eliya ku musozi. Hasi niko havuga. Yes. Ntabwo bari bazanywe kugira ngo arabagirane gusa. Ahubwo kurabagirana kwa Kristo ni uguhindurwa uburyo butuma abasha yakira kwihangana rwa rupfu n'imibabaro irimwo. Kuko nimureba, aha niho Kristo yakuye urupfu rwo ku musaraba i Golgota. Ko amaze kubwirwa na Mose na Eliya, Petero yumvishe harimo intambara, aravuga ngo aretse tugaca ingando. Mu yandi magambo turi bupfireyo, twaca ingando tukaba twigumira hano. Ngo ariko yabivugiye kuko atarazi. Kuki abantu benshi abigisha bihuza no kubwo bwiza bwari buhara, akavuga ati yasabye guca ingando ngo bigumire mu bwiza, abandi akayihuza ngo ikorana bubasha. Iyo verse y'isome. Reka nongere nyisome ino verse. Ni muri Luka, nahavuye reka nongere marebe ibice 9 niho turimo. Muri Luka ibice 9 nge nahigereye. Reka mpasome duhere ku murongo waho wa 32. Petero nabo bari kumwe.
barahunikiraga. Yego, Atansiyo, no, ntago guhunikira ari ugusinzira Patrick. Yego. Umuntu uri guhunikira ubwo mbihuje n'ibyo abantu bakunda kuvuga. No, ntabwo umuntu uhunikira abasinziriye. Umuntu uri guhunikira arahunikira ariko ntibimubuza kumva. Aba yumva utujwi twaho hafi. Urakoze. Petero nabo bari kumwe barahunikiraga, bakangutse rwose babona wa 32 mu gice cya 9 Luka. Babona ubwiza bwe burabagirana n'abo bantu babiri bahagararanye nawe. Urumva ko barababonye egari ko bumvise n'ibyo baganiriye. Noneho 33 nuko bagiye gutandukana nawe. Petero abwira Yesu ati databuja, ni byiza ubwo turi hano, reka duce ingando 3, imwe yawe, indi ya Mose n'indi ya Eliya. Umva rero yabivugiye atyo kuko atarazi icyo avuga. Ibaze abonye iby'urupfu, yumvishe amagambo Eliya yabwiye Yesu. Kuko hari n'abantu bavuga ngo Petero ngo yahise ajya ngo mwihishurirwa ngo amenya Eliya, kuko Eliya yagiye Petero atarabaho, na Mose yagiye Petero atarabaho. Hari abantu bahise bavuga ngo n'ibinyejana bindi byari bije, ngo n'ibindi binyejana byari bije. Ntago Petero yabwiwe Eliya n'umwuka, ahubwo Eliya kwisobanurira Kristo na Mose kwibwira Kristo. Nibyo byatumye Petero, ahubwo tugeze nibaza kuki bamwisobanuriye, kandi ntekereza ko bashaka kuba bari baziranya, hari Kristo azanye na Eliya kumenya na se. Eliya ari kubwira Yesu w'umucunguzi, ari kumubwira. None se bibaye ibyo, iyo imagination abantu bafite iyo destination, ntibyari binakuriye ko Eliya aza kumubwira ibyo azapfa, kuko Kristo yarazi uko azapfa. Anabizi. Yes. Ariko nagakeneye kubwirwa iby'abantu arabizi. Yagiye mu ruhande rw'umubiri aravuga ngo iki gikombe niba bishoboka kindenge. Ariko yaramaze kuhabwa information, bamuhaye information, bamubwira uko i Yerusalemu bazamugira. Ni nacyo cyatumye abantu bize biology mumfashe, nta muntu ushobora kuva amaraso adakomeretse. Noneho usome Bibiliya ivuga iki? Amaraso atobora uruhu asohoke nta gukomereka, ntibijye bishoboka. Kereka za ndwara zituma umuntu ashobora kuva, iyo ndwara iba yamaze gukomeretsa umubiri imbere. Exactly. Irawukomeretsa, aha umubiri uhumekera hagaturuka amazi, ko n'ubundi ari mu mubiri. Urakoze cyane. Noneho Kristo yavuye ahajya he? Ni Getsemani. Yari amaze kumenya none ajya gusenga, yinjiye muri process y'urupfu, atangira kumedita ububabare bw'urupfu. Noneho kugeza ubwo urupfu rw'igorogota rwatangiye kumwicira kuri uyu musozi akibyumva, kuko nibwo yabwiye abigishwa ngo nimukanguke. Iby'ingando ntiyamusubije ngo turazishyira hano cyangwa ntituzihashyira. Mose na Eliya barongeye barigendera, wakomeza umurimo, bakomeza akora icyo bwiwe. Noneho romizi irakozwe rero, ubuhanuzi bwose bwari buhagarariwe na Eliya. Ubwo nta bahanuzi bato n'abakuru, tubwa dukukiye ko Bibiliya igira abahanuzi bato n'abakuru. Ntabwo ari bato kuko bavuze ibito, bagiye bareba igihe bakoze. Sibyo nicyo bisobanura. Urakoze cyane n'inyandiko, kuko hari abahanuzi bakoze mu gihe cy'abandi. Hari abahanuzi babaga bahari n'abandi bahanuzi bahari. Teoloji bacamo ibyo bikabigera kuri Bibiliya, abakuri kabita ngo ni Eliya, Eliya, Ezekiyeli, Esaya. Hari Eliya, hari Yeremiya, hakaba Yesaya, hakaba Ezekiyeli na Danieli. Nibo bahanuzi teoloji itakora abahanuzi bakuru. Abandi bakaba bata, ariko iyo ni teoloji. Okay. Urakoze. Ni bane. Ni bane. Urakoze cyane. Abakuru ni bane, kuva kwa Esaya, Yeremiya, Danieli, Ezekiyeli na Ezekiyeli. Ndatekereza ari abo bakuru. Hanyuma hakaza Amosi, Oseya, ubwo n'abamika n'abandi bose n'abahanuzi. Murakoze. Kari gaciyemo twagiye. Nuko yangwana bacyumve. Imana ishimwe. Noneho Eliya ahubwo yitwa umuhanuzi w'umuriro. Ntabwo ari mu bahanuzi bavuga ngo abakuru cyangwa bato, ni muri bariya banditse mu bitabo by'ubuhanuzi. Ntabwo ari ba bakuru cyangwa bato. Noneho Eliya kuza byari bivuze ngo icy'ubuhanuzi, ariko kandi aza no muri ya shusho yo kubwira Kristo, kuko Eliya yari umuhanuzi wakoze iki? Niwe muntu wabaye umutambyi atavuka mu muryango w'Abalewi. Eliya nimukurikirana yatambiye Imana igitambo ku musozi Karumeli, atari umutambyi. Atambaye ikanzu y'abatambyi, atambaye vode. Ntiyari afite umuntu uboha igitambo, ntiyari afite Eliya, ntiyari afite n'umuriro utwika igitambo. Eliya yubatse igicaniro, atuma n'abanyamahanga kuvoma.
ibaze bitemewe ari baza ahubwo ari ikizira ku gicaniro, ari ikizira ku gicaniro. Ariko icyo yari ari gukora muri systeme y'amategeko y'igicaniro ni ikizira, ariko si ikizira kuko ari kubaka ibyasenyutse. Nta mutambyi wari uhari, nta muhanuzi wundi, nta mukuru w'umuryango wari buhagararaho. None n'ikanzu ntibari bayifite. Eliya aravuga ngo Imana ntiyumva idatambiwe, ikeneye ibitambo. Imana ikeneye ababanza kuyiramya. Noneho ahagurutse imiryango 12 yose ya Isiraheli. 12 ya Isiraheli siyo yonyine yari ihari, hari n'umuryango w'abanyamahanga watumiwe wakoreraga kwa Yezebeli. Birasobanuye ngo nubakiye igicaniro cy'Imana mu maso ya Isiraheli no mu maso y'abanyamahanga. Nicyo cyatumye mu buryo bw'ubuhanuzi ahagarara mu mwanya wa Kristo. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Yesu niwe mwuzuro. Izo mbaraga zose Eliya yakoresheje n'imbaraga zose za Mose zose zagiye muri Kristo Yesu. Eliya aravuga ngo nta kizangarura, muzaperereze ko azagaruka. Mose aravuga ngo sinzagaruka. Ubwo uri hano mwene data tumusuhuze Big Zigant, Imana imuhe umugisha. Yararimbye aravuga ngo ubwo Mose yapfuye, Joshua na Kare bakaba batagihari, abayobozi b'urugendo badahari, ngo ariko dufite ubaruta. Imana ishimwe, dufite uruta bose, ariwe Kristo, ariwe Kristo Yesu. Imana ishimwe. Kugira ngo tuze kuza no twihuta, Eliya wabihuje Eliya na Mose, usa naho ubihuje, ariko Eliya sinumvishe neza impamvu ari aho ngaho. Bishingiye ku mateka ngo niwe muhanuzi wahagarariye n'abatambyi. Yari umuhanuzi, wihagarariye ibika bibiri. Yabaye umuhanuzi, abo mutambyi. Ndakumva icyo urakimenya, yego, atari kwa Lewi. Kristo yavaga kwa Yuda, yego. Eliya guhagararaho suko afite bahuriye di, suko Kristo nadakomoka mu batambyi, ntabwo ari kwa Lewi. Kuba Eliya yarahagaze akazi icyuho cyo ku gicaniro, yagombaga gutanga urwo rufunguzo rw'igicaniro ko Kristo niwe gitambo cyacu. Kandi Bibiliya ivuga iki mu Balewi? Iravuga ngo umuriro uhore waka ku gicaniro, ntugasinzire, ntukagira aho uzima. Gusinzira ni imvugo ko igicaniro ntikiyenyegeza. Bavugira gusinzira kuwenyegeza ku gicaniro, kuko igitambo ubwo kizimye haba hazimye uwasinziriye. Baravuga ngo ntikigasinzire, kuko uwenyegeza agomba kuba ari maso, aguhora ari maso. Ari cyo Aburahamu yabuze cya gihe ubwo inkongoro zigera ku gitambo. Noneho Eliya kuza niwe wahagaze ku gicaniro kitari giherutse, abyutsa imiryango yose 12. Urumva ahawe ubutware bwo kuyobora ya miryango. Kandi Kristo niwe mwami wo kwa Yuda, kuko ubwami buva kwa Yuda. Noneho kabiri ni nawe mutambyi, noneho ni nawe muhanuzi, ko ubuhanuzi bwahanuye kugeza igihe cya Yohana umubatiza. Awundi muntu uzahanura atari muri Kristo Yesu. Ubwo yavuze ko n'abahanura dufitiye umunsi bagombye guhanurira muri Kristo, ni muri Kristo. Noneho bakanavuga ibiri oriente kuri Kristo, ko bitari oriente kuri Kristo ntibwuzuye, si ubuhanuzi. Noneho ikigaragaza rero ko ari ubuhanuzi nuko Eliya yagombaga guhagarara mu mwanya w'ubuhanuzi. Bisobanuye ngo amategeko n'ubuhanuzi bihuriye hamwe. Ubuhanuzi bwari bwaravuze ko azaza, amategeko wari umushorera ugeza abantu kuri Kristo. Mose yaraje agaragara mu ruhande rw'amategeko, Eliya agaragara mu ruhande rw'abahanuzi. Kristo afata itegeko n'ubuhanuzi arabihuza. Aya ari amategeko 613 y'abafarisayo n'amategeko 10 y'abayuda, yose arayafata asohorera muri Kristo. Niyo mpamvu yavuze ngo ndi umwami w'isabato. Yari yamaze guhabwa ubuhanuzi romizi ituma ayobora ibyo byose, kuko Mose yari yacungiye Kristo intama. Noneho Eliya yabwiriraga Kristo abantu. Noneho Eliya ntabwo uzongera gukenerwa. Eliya ntuzongera kuvuga, ntabwo uzongera gutegeka Mose we, ahubwo Kristo ari mu mwanya wari urimo. Olibaria nomendra lehoria shatoria bonesa imoni. Imana ishimwe. Mategeko ntuzongera kudutegeka, ntabwo uzongera kudutwara, dutwarwa na Kristo Yesu. Wabuhanuzi niyo waceceka, dufite Kristo agendera muri twe, avugira muri twe, akorera muri twe. Si ngombwa igitabo rero cy'umuzingo, ntabwo ari ngombwa igitabo cy'umuzingo w'ubuhanuzi, ahubwo ni ngombwa Kristo nk'ubuzima. Akurwa mu byanditswe ahabwa ubuzima, ko bari bafite amategeko yanditse, abandi bafite ubuhanuzi bwanditse. Uyu munsi ntabwo dufite ubuhanuzi bwanditswe, dufite ubuzima buri muri twebwe.
twanze tuvuga ngo Yesu ni umwuzuro w'ibi byose twavuze, niwe mwuzuro w'ubuhanuzi, niwe mwuzuro w'amategeko, niwe mwuzuro w'ubuzima, buri kintu cyose. Hari ijambo nshaka ko dusorezaho umukozi w'Imana. umva nibura nduhutse. Hari ivuga ngo abo bose bapfuye bakizera. Yego, ba bantu twavugaga batarahabwa ibyasezeranijwe. ntabwo ari My question is, ntabwo ari ibyasezeranijwe ni iki? ni Kristo wari buzaze gucungura, kuko bakumbuye kuba mu gihe cy'umucunguzi. Baravuga ngo tuzaba dusa dute. Dore ikintu gitangaje, Elisa asaba Eliya yamusabye imigabane 2, amusaba n'umwitero ngo yo ku mwuka we. Joshua kugira ngo bakore bafashe ibisate by'amategeko babishyira mu isanduku, bafata inkoni mu isanduku, manu mu isanduku, ibishushanyo by'abakerubi n'abaserafi mu isanduku, bakayitwaza imbere, ariko uyu munsi ntidukeneye ikanzu ya Eliya, ntidukeneye inkoni ya Mose, ntidukeneye isanduku y'isezerano. Ibyo byose byazingiwe hamwe, Kristo. Ubwo buhanuzi ko Bibiliya yabitubwiye, yashimye ko kuzura k'ubumana bwose Abisiraheli babugendanaga mu isanduku. Twebwe tubugendana mu mibiri yacu, mu bugingo bwacu. Twaramwakiriye, ntabwo ari isanduku abatambyi badutwaza, si isanduku isaba kubanza muri Yorodani. Twebwe turamufite, yaravuze ngo nimuba muri njye amagambo yanjye akaba muri mwe. Ndagira ngo mabwire ngo dufite Kristo uruta isanduku ya Mose, dufite Yesu uruta ibisate by'amategeko, dufite Yesu uruta inkoni ya Mose na Aroni. Pendori ya bonasa imondra, dufite Kristo nk'ubuzima bw'ubumana. Ntabwo dukeneye isanduku, ntidukeneye umwenda wa Eliya, twahawe ikanzu ya Yesu. Ntabwo dukeneye umurage wo kwa Yuda, twahawe umurage gakondo yabera ku ntebe y'ubwami. Dufite Kristo. Enomandia tahosa inimoria peshandoria tokita edra pelimondia saimoria. Dufite Kristo. Ntabwo dukeneye amahembe, ntabwo dukeneye imyironge, ntabwo dukeneye kuzenguruka ariko gutyo, ntabwo dukeneye ibibindi, ntabwo dukeneye. Dufite ubuzima, dufite ubuzima bwa Kristo. Ntabwo dukeneye inkoni ya Elisa ngo abarwayi mukire. Oya, ubuzima bwa Kristo bukugereho mu ntambara wari urimo, mu rugamba urimo. Ntabwo ukeneye abakubanziriza imbere n'isanduku, Kristo yiyizire abanza imbere. Ntabwo dukeneye inkoni ngo dutunge ku nyanja. Dufite Kristo naguhindurira inzira. Dufite Kristo bene data. Kristo nakugire muri uwo mwanya, niyubaka uru rugo, niyubaka ubuzima. Dufite Kristo. Nabari ukiza izo ndwara twaramuhawe. Ni uhagaze mu mwanya w'Imana n'ubuzima bwo muri twe. Bera b'Imana tumukoraho, turamwumva, maso yacu aramubona. Erega twumva avugana natwe, arahari. Dufite Kristo. Dufite ibihamya byaho yabanye natwe. Mu rupfu yatubereye ubuzima, mu mwijima yatubereye umucyo, mu marira yatubereye ibitwenge, mu burwayi yatubera gukira. Ageze igorogota aho twari gupfira tubera kubamburwa. Ageze mu mva hari urupfu, ahabera ubugingo buhoraho. Twahawe Yesu uruta isanduku y'isezerano. Niyo mpamvu mutacyumva Abisiraheli hari aho bayibika cyangwa dufite Yesu uruta. Umwanya warahera mu rusengero, nicyo cyatumye hatabuka. Ntabwo hagikingwa, harakinguye. Igitare cya Yesu n'igifunze kirakinguye. Mwami, turaguhamagaye muri ubu buzima bw'abera, tuguhamagaye kuri ubu bugingo bw'umuntu wari udukurikiye. Mwami, ganira nabo nk'uko uganira natwe, vugana nabo nk'uko usanzwe uvuga. Imirimo yawe igaragara, impinduka z'ubugingo ziboneke, ubutware bwa Kristo buboneke, ibendera ryo kunesha rigaragare. Ndagushimiye Yesu, ndagushimiye je. Wari maze iminsi idakira, turakwirukanye wa ndwara we. Impamvu tugusuzuguye ya mbere tumugenda nuko tutakuvuga mu izina, kuko dufite izina risumba ibyo byose.
wabibazo we nta wakwatura kuvuga kuko dufite izina risumba ibyo n'izina rya Kristo niri kwirukane sohoka ubu bugumba nibugende ababera b'Imana babyare aya marira nahinduka y'ibitwenge kubera amashimwe Imana iremye ubwo tugufite icyari Yorodani n'igitandukane mu inzira cyari Yeriko nikiriduke n'izina rya Kristo bibe bityo kuba kwizeye none niteka ryose Yesu Kristo amen amen inshuti mukurikiye umukanguzi TV ndetse no mubwiriza TV ibiganiro zamubibona kenshi byo gusesengura kwiga Kristo niwe buzima ne mwuzuro andifuza ko uzajya bana natwe kora subscribe ku mubwiriza TV no kuri channel umukanguzi TV ukoreshe ukore like ushiro comment ubyakiriye gute urabyumva gute umenye ni ikihe kibazo ukuyemo wabaza hariho nimero za Anicet izo nimero ubona hejuru n'izumuvukozi w'Imana Anicet wamuvugisha nanjye wansaka ku mubwiriza TV wabona nimero zawe wamvugisha ikibazo wagira nibyo twagandushine kumva kuko tuhagurukiye kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Imana ibahumugisha asiga ikiganiro gisangiza abandi kandi inkunga yawe iyo ari yose y'amasengesho n'iy'amafaranga dukorera bigera kure byose turabikeneka ngo dushaka kuja Imana igumushe urakoze cyane kubana natwe Imana ibahumugisha asante shalom mubarikiwe kabisa amen